nitwa Jeanne Paul ariko abenshi munzi nka Ben muri filime. Manje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko dukina filime yitwa MUNSI y'IJURU, ariko ntabwo ariyo tuzakomeza gukina yonyine. Ubu niyo turi gukina, ariko hari n'izindi nyinshi zigiye zanditse kuko tubafitiye ibintu byinshi. Icyo dushaka kubwira rero abadukurikira by'umwihariko cyangwa se abafana bakunda filime nyarwanda by'umwihariko, turashaka kubamenyesha impinduka zabayeho, ariko ntabwo ari impinduka ndende cyane zatuma filime idakorwa cyangwa se mutayibona nkuko mwayirebaga umunsi ku munsi. Icyo dushaka kubamenyesha ni iki ngiki: filime mwayikurikiraga kuri Bright Films Limited. Subiremo, reka nsubiremo. Mwayikurikiraga kuri Bright Films Limited, ariko noneho mugiye kujya muyikurikira kuri 4B Films Limited. Iyo mvuze ngo 4B, kane ba iri mu cyapa Films, ni films nyine mu bwinshi kongeraho limited nyine mu magambo, cyangwa se 4 Brothers Films, nicyo bishatse kuvuga ubundi, ariko muzanditseho 4B Films Limited. Niho mugiye kujya mukurikira filime yitwa MUNSI y'IJURU n'izindi filime nyinshi cyane zizajya tunyuzaho n'ibindi bihangano bitandukanye byose. Icyo dugamije gukora zino mpinduka ni ukugira ngo turebe ibintu byabashimisha, kuko turi hano kugira ngo tubaneze, tubahe ibyo mwifuza. Turi hano kugira ngo dufatikanye twubake sosiyete. Ko filime turi gukina, niba muri kugera muyibona, harimo inyigisho za kubaka icyo twita ngo umuntu w'imbere, cyangwa muri sosiyete muri rusange. Dushaka kwigisha sosiyete muri rusange ikajya ahantu iva ikajya n'aho igera, ifite indangagaciro z'umuco nyarwanda ariko indangagaciro za gikristo. Byose ntabwo twese burya igize indangagaciro za gikristo ukabura indangagaciro z'umuco nyarwanda birapfa. Ikindi kandi iyo ubuze indangagaciro z'umuco nyarwanda ukabura za gikristo nabwo biba bipfuye, kuko uri umukristo ariko ukabura ubumuntu. Iyo ubuze uri umuntu burya byose bitaho kuba na zero. Icyo dushaka rero twebwe muri no minsi duhagurukiye nk'aba 4B Brothers cyangwa se 4B Film, icyo duhagurukiye ni iki ngiki: twubake sosiyete ifite ubukristo. Icya kabiri, ifite n'indangagaciro z'umuco nyarwanda cyangwa se kirazira. Ese hazira iki? Ni ibiki bizira? Ese ni ibiki byemeye mu muco nyarwanda? Ese ni iki twakora kugira ngo sosiyete nyarwanda, sosiyete y'u Burundi, sosiyete y'u Bugande, sosiyete ya Aziya, sosiyete ya Europe, sosiyete ya Afrika muri rusange cyangwa se Amerika ibe nziza, ibe ku urwego ruzima? Igihugu aho uri hose, igihugu nikikubona kibona ufite indangagaciro cyifuza. N'Imana kandi n'Imana kandi nikubona ibone ko ufite indangagaciro z'ubukristo. Nibyo bintu biduhagurukije rero kugira ngo twigishe abantu muri ubwo buryo. Icyo tubasaba ni iki ngiki rero: wowe wakunze filime yacu, kora subscribe, share, ugitwandikira na comment utuye ndifuza ibi ngibi, ese mwongere ibi ngibi, mugabanyeho ibi ngibi, it will be better, bizaba byiza cyane. Kandi dufatikanya, nkunda kuvuga ngo nidufatikanya, njyewe wowe uriya tuzagera kure kandi heza. Ndabakunda rero, mukomeze mu biryoherwa na filime MUNSI y'IJURU, kandi mu minsi mike ushobora kuyibara kamenetse kwibana mugira amatsiko. Ariko ubundi ngiye ari indi filime nziza mwakunze, filime MUNSI y'IJURU, Papa Mathias, ese ubundi bameze bate? Ese ba Roza bameze bate? Ese rukundo bameze ate? Ubundi nabyo tugiye muri no minsi ari ikintu mbijeje, ngiye kujya ngenda nsura abakinnyi bose. Nanjye babona kuri seno ntago mba mbazi, ariko mbasundi tumenye ubuzima bwabo n'ubuye. Wowe ukuntu wibaza kuri rukundo, ese rukundo buri bundi yarahondaguye koko, yarakubiswe, uzamenya byinshi. Ese buriya cya pasiteri bana Roza bahetana, ese ubundi barabana? Ushobora no gusanga ari umugore n'umugabo, ntago wabimenya. Ariko wowe icyo tugusaba kurikira filime, ikindi uzakukenera tuzajya tubahereza, uzamenya amakuru. Ushobora gusanga ari umugore n'umugabo bari gukina ibintu biri romantique. Murakoze rero, icyanyenzaga muri uyu munsi ni ukubabwira izo mpinduka. Bright Films Limited yahindutse 4B Films Limited. Ubwo rero uyu munsi inshuti zawe, abakunzi ba sinema nyarwanda, abakunzi ba MUNSI y'IJURU Films, ubakangura babwire ngo mujye kuri YouTube, nimara kujya kuri YouTube mufungure, numara gufungura mwandikemo 4B Films Limited. Ndagukunda,
kandi nkwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose. Ciao ciao. ubu ndabirukankana ku gasozi ndabigenza ne koko nk'ubu nangiye gusenga nanjye sinzi ngo nderekera hehe ariko icyo nzi nuko Imana izangirira neza ndakwingize basi ngirira nibura abana banjye uwo kabyara bose ubundi reka nkubwira njye nkeneye urukundo ni umugabo mugenzi wanjye turaganira mu gitondo simubure ndamubwira naza ariko ntabwo aramaze iminsi mu rugo akunda kwingiza umfashe mu gitondo ugiriye njye ninyabona njye nzahita nyakuzana nawe kabyara bose ndakwingiza nzahita nyakuzanira ni ukuri njye ninyabona ku giti cyanjye nzahita nyakuzanira njye nshaka rukundo basi turavugana basi igitekerezeho ko wamfasha njye basi fasha njye n'abana banjye oya mu gitondo nkeneye urukundo tuvugana bose icyo kintu gitekerezeho kuko ndi kubona njye nta kuntu nabigenza ariko mbaye nyabonye nayagwa bose basi mfasha mana we sindagira gute ubu ndongera kubona aho njya koko aho bigeze rero nk'uko bivuze mama Pasiteri Satani yahagurukiye abakozi b'Imana nta kindi twakora usibye gusenga Imana umwanzuro nuwo nta wundi reka dushake akanya ndetse dushatse muri iki cyumweru twafatamo iminsi nk'ibi wenda izo ni gahunda nari mpeye kuba nzi nk'umudamu wari kujya kumwakira ariko sinawuza amasaha yagakwiye ko yagereye mu rugo niyo isanzwe ariko niyo isanzwe ibyo ngibyo nta kibazo ese ubutumwa mwari mugiye kumuha ntabwo mwabumpa nkaza kumushyikiriza niba bitabagoye kuko erega buriya byinshi bye mba mbizi n'ubundi mwabunsigira ndumwizerwa kuri tuzagaruka nta bidasanzwe tuzagaruka tuze tumurebe hanyuma nze kumubwira ko ari nde wamushatse ni Kate umubwira Kate arahita amenya ndi umushuti we nyine biraho ubwo nagera hano ndaza kumubwira ko mwamushatse mukamubura naza kumutubwirira nta kibazo pe ndabatumikira gusa nimugende muvuga ko mwaguye mu rugo rwacu bashatse kubakira murabyanga oya ntabwo twaruguyemo twari tumeze neza nta kibazo saha rero reka tugende ndizera ko nawe ari buze kuba amahoro mu nzira nta kibazo ngaho rero mwirirwe Imana ibarinde yego umuhanda mwiza n'amasaha umugabo wanjye agakwiye kuba yagereye aho numva bidasanzwe ra umuntu ni mu ntoki simuzi mu nshuti ze yamubana yanyeretse ntawe nta muntu nakomeza kuriya tu simbizi akabura ntabwo nzabura kumumenya ako ndumva ninshanze ntabwo ari gusa uyu mukobwa ndaza kumushakaho amakuru nzamenya gahunda uriya muhanuzi ngo ni Yesuwa iriya mbwa iranzengereje ngegera nk'iriya
ubundi abakobwa mu akazi kuki batagakora ubundi ubu ngewe mfite abantu cyangwa ye baba we Jesse niko ariko mubwiye umuntu amutumye akazi ubundi bamwagiye gukora iki urabona biraho tubona bicamo neza cyane gahoro gahoro kubera ko uyu abantu basenga Imana none se jyo karama meze neza cyane ari ndaho nta kibazo kare iminsi myinshi ubusore se bwawe bimeze bite ni kwa kundi buriya rero ngano reka twese urabizi ejo bundi nararyamye bisanzwe ariko ngira inzozi izo nzozi zikwerekeyeho ariko zaranyubeye neza ariko jyo zanteye ubwoba ubonye bimeze bite se ko numva nanjye ahubwo hatinze rero ngiye kubona mbona ni ibibazo pe ntibuka cyagiye duhura nkubwira ngo kudashaka ndabyibuka urabyibuka buriya rero sinzi uko byagenze ejo bundi ndyamye ngiye kubona mbona inzozi ziramanutse mbona hari umukobwa uri kukugendaho ukuntu ushaka yuko umushaka ariko mbona uramutse umushatse waba wihuse mu nzozi ariko ni inzozi wumve ko ari inzozi kwari ukurota bisanzwe biraho none se kare ntago washoje ngo usenge ubaze Imana uti uno muntu ninde ngo akwereke n'isura wenda ngo urebe ko ari umwe muri babakozi b'Imana cyangwa se abantu dufatanyije umurimo w'Imana wenda twari turimo kujya gusenga nyine ngize amahirwe turahura ariko nari ngisenga ndavuga nti ngo ngize amahirwe yo guhura na John reka murotorera inzozi narose numve ko hari icyo yabiziho cyangwa se ko nawe hari icyo Imana yaba yaramubwiye nyamikazi turagakora akazi uriya muhanuzi iriya mbwa iranzengereje ngo niyo suba narabatumye ibyo mbatumye byose biranga murashaka iki turagerageza cyane ubu none tuvugana genda ufate Ketia n'abandi bose n'abasandra mujye mu kazi kandi nimukangiza ubu none aha nanjye ndiziye turabonana nyamikazi turabikora nk'uko ubishaka gera vuba kandi ariko izo nzozi zanteye ubwoba kandi inzozi zanteye ubwoba buriya erega buriya John Imana ifite ukuntu iganira natwe mu buryo butandukanye ntawamenya kandi inzozi zanteye ubwoba jewe rwose sinkubeshye nzigiraho ikibazo kare nibyo nyine nanjye nakubwiraga cyagiye twahuraga warambwiye uti kuki udashaka urambwira ngo mbese ushaka kuzabazwamo umuvumo nguri igiti ndakubwira inti karebu narabikubwiye nibyo ndakubwira inti karebu urushaka ubwo no kwanza ukitonda nakubwiye ko ndimo gusenga Imana kugira ngo uwizampa azaba ari we mbasha kuba nabana nawe nanjye niwe kingo nkamwe urwo rukomeye rushima Imana numva se shajyo ariko ntago byoroshye umuntu arwana ahura no hirya no hino nanjye hari ikintu narimbiziho ariko nanjye ni nkuko ntacyo ntabwo nigeze nsobanukirwa izo nzozi nanjye nari nigeze guhura nazo ariko reka tubyihorere ahubwo dore ikintu gihari izo nzozi warazibonye ubibona ko byanga bikunze hari uri aza yiyoberanye kandi urazi ko mfite umushinga w'ubukwe ndambiwe kubaho nkuko cyane rwose nanjye urabizi yuko ejo bundi nabikubwiye twaganiraga umva ndambiwe kubaho njyenyine rwose none ntiwabisobanukiwe nanjye hari ibyo nzi ariko ntasobanukiwe ikintu cyashoboka ni ugusenga kankubwire hareba ko byibura nanjye nakuba ku rugo rugakomera kandi rushima Imana runasenga Imana kuko niba izo nzozi wabonye zaguteye ubwoba cyane pe byanga bikunze hari ikibazo nuko Imana itari yagihishura uzi ukuntu nabibonye uramutse unamushatse no gusara wasara ibaze noneho John ari umuvugabutumwa no gusara wasara jyo itonde
nawe uri umunyamasengesho ndabizi, genda usenge nanjye ndakomeza nsenge, ibyo ari byo byose Imana izaduhishurira uko bimeze kandi ndizera ko ukibasha gusenga. Icyo nkwijeje ni kimwe, sinzigera mva kuwiteka. N'ubu ndacyasenga nyibaza inzira, ndizera ko nigeze kubikubwira ko nkisenga kugira ngo inyereke inzira nzanyuramo kugira ngo mbone ubufasha unkwiriye. Icyo cyifuzo nawe gishyire ku mutima wawe, aho uri unsengere, usengere umusore John, nanjye aho ndakomeza nsenga, byanga bikunze Imana izururuka, nimara kururuka izaduha igisubizo cya nyacyo. Kandi nimara kukiduha ngo zanteye ubwoba, vuga se John ko ku mukozi w'Imana umunyamasengesho agiye guta agaciro hejuru y'abakobwa koko. Byo ntibikabe, reka dukomeze dusenge, katwikomereze byari ibyo ngibyo ariko no gusenga dusenge kuko neza yuko uri umunyamasengesho kandi nanjye urabizi. mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana umanuke, umuriro w'Imana umanuke mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Biteze yo bigenze biteze karame Joshua, bigenze bite? Unakubona kuri imbere yanjye ariko sinzi ikintu kikubayeho nona. Bigenze biteze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Mana Amasangwa ni wowe, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, umuriro w'Imana kongora ibitavuga Imana mu izina rya Yesu. Amasangwa avuye Joshua, bigenze bite? Imana ko umugisha. Bigenze biteze Muye n'abadayimoni. Eka abadayimoni egarura imbere yanjye nkureba asa nk'ugukurikiye, Ngeze mu nzira. Umva bigenze biteze? abadayimoni bari banyishoboye. Abadayimoni Imana y'umugisha we. byanya byose egurarahije imigeri utera amaboko, ariko rero manzi ufite intege nke zo gusenga, ufite intege nke zo gusenga. Kuki utasenze? Kuki utafika kintu ari cyo? Nicyo Ntago nasenze. ntago wasenze? Ntago nasenze. Ariko bari banyishoboye, bari banyishoboye. Rega bye byanjye barahasyaga amaboko, wakanuye amaso. Muye n'uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane none bose baranteraniye. Izina rya Yesu. Akone n'abacitse, ahubwo nuko banteraniye bose. Ntabwo umutwe. Izina rya Yesu. Reka nkusengere Joshua, nibyo bagushyizemo bikuvemo. Imana y'amahoro iteka isungwa n'amahanga udahinduka. Ino saha uno mwanya turagushimira. Haleluya! Tugushima uburinzi bwawe bwiza, tugushima kubanye na Joshua, tugushimira ko urukanye ibyamurwanyaga, imyuka mibi yamurwanyaga. Mu izina rya Yesu turagushimye, tukurambura amaboko kuri Imana y'amahoro, icyo n'ubutware bye n'iteka ryose Kristo. Amen. Joshua, jya umenya gusenga, ibyo ubonye byose jya umenya gusenga. Urakoze cyane. Amen. Ngo tugende rero, twajya gara hirya. Twagiye tugende rwose, ntaho mbura rwose.